gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi ba channel ya gusenga everyday n'ubundi twongeye kubasuhuza tunabashimira ubwitange mukomeza kutugaragariza, mukomeza gukanda subscribe, abakanze subscribe bagakomeza gutanga ibitekerezo bitandukanye aho hasi muri comment, ibibazo mwagiye muduhereza bitandukanye, ndumva tuba twagiye tubibona ndetse tukomeza kubashakira n'ubundi abantu binzobere muri ibyo bintu bashobora kudufasha kuba babisubiza. Mu minsi yashize hari ikibazo abantu bagiye bibaza cyane cyane ku cya 10, turavuga tuti tuzaganiriza pasiteri Dr. atuganirizeho nawe agire byinshi akitubwiraho. Ariko mbere ya byose ndumva we musanzwe mumenyereye, ariko nkuko channel ari gusenga everyday, reka tumwakire abanze adusuhuze ubundi anadusengere tubone gutangira ikiganiro. Ngiye kubasuhuza bene data batugana kuri channel ya gusenga everyday. Turacakomeza n'ikiganiro cyacu insanganyamatsiko uyu munsi bagiye kutubaza ku cya 10. Nicyo kiganiro tugiye gukora muri aka kanya. Ni Pasiteri Mpazibirego Pierre. Tugiye gusenga Imana mbere yo gutangira. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza. Imana ari icubahiro, niwe wenyine wo gushimwa. Turanga ku bwawe, kubw'ijambo ryawe, kandi inshingano ikomeye waduhaye ni ukugira ngo tugende mu mahanga yose twamamaza ishimwe rye, kuko araduhamagaye. Twari mu mwijima ariko tugeza mu muco w'itangaza, kugira ngo ubutumwa bwiza bigere ku bantu bose. Ubutumwa bwiza bwe guhera ahantu hamwe, ahubwo bugendagende mu mahanga yose, bukere ku bantu bose, abazumva ijwi ryawe bashe guhindurwa naryo. Turagushimiye kuri kumwe natwe muri aka kanya, ugatangirana natwe kandi ugasozanya natwe, tugasengera abadukurikira bose aho baba bari mu mahanga yose, mu bihugu bitandukanye, mu turere dutandukanye, kugira ngo ijambo rye ribashe kubakomeza, rigira imbaraga, cyane cyane rishorerwe n'umwuka wawe wera, kugira ngo buri wese abashe kwemezwa muri we kandi abashe gukora ibyo ushaka. Turi kumwe nawe rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, twongeye kubashimira nanone. Ndumva kuva igihe twatangiriye ibiganiro mwagiye mudufasha cyane, hari ibintu byinshi mugenda mudusobanurira, ari naho mukomereje n'ubundi kudusobanurira ikintu abantu benshi bagiye bibaza, ese ubundi cya 10, ese kuki abantu bagitanga, ese ibintu bitandukanye. Ariyo mpamvu wenda mu bibazo tugiri buze twagerageje gukusanya wenda bimwe mu byabajijwe muri comment n'ibindi abandi bantu bibaza. Wenda reka duhere kuri iki kibazo mbere yo kujya kudusobanurira, wenda niba uri buhere mu mateka y'icya 10 ukabanza ukadusobanurira, cyangwa se reka tubanze tukubaze wenda bimwe mu bibazo wenda ubone ibyo uza kugenderaho dusubize. Ese icya 10 ubundi Pastor cyabayeho guhera ryari? Cyakije vuba, cyaje kera, nko ku bantu bagenda basoma ibintu bitandukanye mu byanditswe byera? Uravuze ati cyaje ryari, urakoze. Ni ikibazo cyiza cyane, cyaje ryari. Ariko dusomye mu byanditswe byera hano muri Itangiriro igice cya 14 ku murongo wa 17 kugeza ku wa 20 haravuga ngo atabarutse avuye gutsinda Kedoro wa Mere n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodoma amusanganira mu gikombe Shave, nico gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyirijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Mu gitabo cya Bibiliya niryo jambo ribanza mu gitabo cy'Itangiriro 14 murongo wa 17 havuga icya 10. Icyo gihe nk'uko amateka tubwira ko Aburahamu yaba yaravutse mu 2160, nuko ngo hagati y'ibihumbi 2100 na hagati y'ibihumbi 2160 aho Aburahamu yakoze uyu murimo, kandi yaramaze guhamagarwa, kuko ibice 12 yaramaze guhamagarwa. Ariko noneho kuko yagiraga ingabo, ubundi kuva mu mateka y'Abaheburayo, Abayisirayeli, Abayuda bagiraga ingabo, ariko ari ubwoko bw'Imana. Ubwo rero atabara agiye gutsinda amahanga, agaba ibitero nkuko na Dawidi bagabaga ibitero, atari ngombwa ngo bahagize ababatera, ahubwo nabo ubwo bagatekereza. Uribuka nk'umwami Ahabu aganira na Yehoshafati, bagatekereza bati hariya Iramoti y'Galiyadi ntihari ahacu,
bwari ubwoko bw'Imana ariko nabwo bugategura gutabara ngo buje kuhatsinda buhafati. Izo ngabo rero zabaga zishyigikiwe n'Uwiteka. Aburahamu ahagurukana ingabo ze agiye gutsinda amahanga, havuga ngo ikidora wemere, uharebye mu mateka hari ibihugu birenga 5 arwana nabyo arabatsinda. Amaze kubatsinda agarutse ijambo ry'Imana rivuga ngo atabarutse avuye gutsinda, rivuga ngo yanesheje. Ageze mu kibaya cyitwa Ishave ahura na Melikisedeki. Melikisedeki yashushanyaga Kristo. Noneho rero Melikisedeki aravuga ati Aburahamu uhawe umugisha, uhawe umugisha mu byo ukora byose. Noneho Aburahamu aravuga ati umpaye umugisha nanjye ndaguha 10 cya byose. Niho 10 cyabaje kuvugwa cya mbere muri Bibiliya. Rero 10 kivamwe inshuro 27. Inshuro 27 kivaho 10. Isezerano rya kera ni inshuro 22, naho isezerano risha ni inshuro 5. Ni ukuvuga ngo ico 10 niho cyatangira. Bavuga cyatangiye ryari, ni ico gihe cyatangiye kuvugwa, none gitangira gukora mu mateka y'abantu. Ni kuri Aburahamu cyatangiriyeho. Nese no kubera iki 10 tutaje tukibona mu isezerano rishya, wenda ahantu bakivuga nkuko mu isezerano rya kera bagiye bakivuga. Mu isezerano risha bavuga 10, ariko ntibagivuga nk'isezerano rya kera nibyo umukozi w'Imana yavuze. Kariya muri Matayo 23 umurongo wa 23 aravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo muzabona ishano ngo kuko mutanga 10 cy'isogi na anisi na kumino, ngo ariko mukibagirwa itegeko ry'ingenzi rikomeye yo mu magambo y'Imana rivuga ngo imbabazi, urukundo, kutabera, ko kutabera, imbabazi no gukiranuka bikabura muri uko gutanga 10. Yesu rero ntabwo yavuze ngo kwizera, gukiranuka. Bibiliya ivuga ngo hariya ngo kutabera, imbabazi no kwizera, ariko mu gifaransa bavuze fidelite, justice, miséricorde na fidelite. Fidelite ni nko gukiranuka. Iyo bibuze rero mu 10 bidutanze bikaba bihindutse 0. Yesu yashatse kuvuga ko abafarisayo bamenyeye gutanga 10 nta kuri, nta gukiranuka, nta mbabazi zirimo. Yesu aravuga ati rero mwibagirwa ibikomeye mugafata ibyoroshe, ahubwo mwana mukwiriye kubanziriza hariya kugukiranuka, kukuri, gukiranuka, imbabazi nacyo ntimubireke birahari. Matayo 23 umurongo wa 23, mwebwe banditsi n'abafarisayo mutanga 10 cy'isogi na anisi na kumino, ariko mukibarirwa ibikomeye. Mwari mukwiriye kubanza kugira ukuri, mukagira imbabazi, mukagira no gukiranuka, ariko na bya bintu ntimubireke. Ntabwo bisobanura ko cyavuyeho. Yaravuga ati agaciro mu giha ntabwo ariko gakwiye. Nico bahaga agaciro kurusha ibindi, akaba yanagutera icyuma yatanze 10. Nico Yesu yakosoraga. Yesu yarakosoye rero avuga ati mubanze ukuri, mubanze imbabazi, mubanze gukiranuka, mubone mutanga 10. Ariko nko mu isezerano rya kera tubona hari umuryango w'abarewi cyahabwaga. Ese kubera iki umuryango w'abarewi cyahabwaga kera n'ubu uracyahari? Imana igiye gushiraho umurimo w'ubutambyi bw'abarewi yatoranije mu bana 12 ba Yakobo. Urabizi ko Yakobo mu bana 12 yari afite Rubeni, akagira Simiyoni, akagira Lewi, akagira Yuda, akagira Dani, akagira Neftali, akagira Gadi, akagira Asheri, akagira Isakari, akagira Zabuloni, akagira Yozefu, akagira na Benjamin, abana 12. Uwiteka Imana rero ivuga ko ishaka gutoranya mu muntu uzabahuza nayo. Ifata umwana wa gatatu yitwa Lewi, iravuga abagukomokaho bose mbagiza abahuza b'Isirayeli ubwoko bwanje nanje. Ya miryango 11 kugira ngo ingereho ijira kunyuriraho, kuko Imana yiyungiga n'abantu binyuriye mu bitambo. Ibyo bitambo bigatanga umuryango wa Lewi. Uwo muryango uratoranwa, urimikwa. None umaze kwimikwa, Imana ibahindahiro, ni nk'amasezerano. Iravuga ati ubwo mbatoranije rero nk'abatambyi,
nimwe mujamutambirira iyi miryango 11 yindi isigaye, ariko hari ico namwe musabwa. Rimwe ntabwo muzagabana kuri gakondo, kandi basogokuruza banyu ni ba Yakobo, ni ba Isaka, ni ba Aburahamu. Ikindi kibakomoka cyose ntabwo muzakigabanaho ko mugiye kuba banje. Noneho rero iyo ni indahiro. Ikindi ntabwo mugomba kugira undi murimo mukora. Ntugabane kuri gakondo y'abasogokuruza, ariko ntugire undi murimo ukora winjiza. Yaba wowe, yaba umugore wawe, yaba urubyaro rwawe, ntimugire umurimo mukora winjiza, kuko umugabane wanyu ninji. Nizo mpamvu bara 11 bagomba gutanga icacu bico kubabeshaho. Nta wundi murimo uretse umurimo w'ubutambyi gusa. Noneho rero uravuze uti mbese icacumi ko cahabwaga Abalewi uyu munsi ho. Uyu munsi nawo uwabishobora turabigeraho hepfo, ariko washobora kubahiriza ayo mabwiriza nawe aragikwiye. Kubahiriza ayo mabwiriza y'Uwiteka yatanze ayaha Abalewi. Oya ijo ni igisambo. Ariko wabasha kubahiriza ari amabwiriza, akavuga ati nanjye sinzagabana kuri gakondo. Ikindi akavuga ati nanjye sinzakora undi murimo. Akavuga ati ikindi umudamu wanje ntabwo azacuruza. Nawe aragikwiye, ahubwo abatakimuhaye bavumwa, kuko n'abashinzwe umurimo w'ubutambyi kandi uwo murimo nivuga butumwa. Urumva nabo bagomba kugitanga. Kuko nko muri iki gihe usanga hari ama churches menshi, reka mbyite gutyo, afite yaka icyo cyacumi, akaba afite wenda amaduka, niba nabyita ibitaro, afite nyine ukuntu yinjiza. Na wa muntu wenda w'umupasteri akaba nawe afite izindi business akora ku ruhande, kandi still n'ubundi akaka cyacumi. Iyo mirimo ireme itorero ishobora kugira alimentation, itorero ishobora kugira isambu ihingwa, kuko hari abakwiriye gufashwa muri iryo torero. Itorero ishobora kugira wenda ico ryashoye kwitorera atari wa muntu. Itorero ishobora kugira isambu rigahingisha, ibyo bigafasha abakene bo mu itorero. Itorero ishobora kugira ikintu inka zorowe, amata yawo agafasha ku bana bavuka ku bakene bari muri iryo torero, kugira ngo batarwara bwaki, akaba ari nkinkunga y'itorero. Ibyo biremewe. Ariko pasteur ntakwiriye korora arize, pasteur ntakwiriye gucuruza, umugore wa pasteur ntakwiriye gucuruza. Niba kandi bashaka gucuruza bakorora bagahinga, nibitite abanyabushake. Ibyo biremewe, abanyabushake. Ese kwingi nitegereza usanga hari tuvuge nemera insengera mu itorero ryemera icyacu nanjye ndagitanga, ariko none nkaba uyu munsi wenda nagize ubukene. Ubwo bukene nkaba mbona nta kintu gikenuze uretse kurya ya mafaranga nari mfite yose. Byaba ari icyaha kurya icyacu igihe ntaba wenda naso. Kurya icacumi ni icyaha, ariko kuciguza ntabwo ari icyaha, biratandukanye. Ukazagisubizaho. Ariko noneho hari amategeko yo kwishura. Amategeko yo kwishura yabaho ukijyanana na 1/5 cuko cari kingana. Ayo mategeko yaranditswe mu Balewi 27:28 kugeza 32 birahari. Kutakijana uko cari kiri ko naye cyagutabaye haruhije, nawe ugomba gucungura. Ako pastor bwo tugiye kureba ukuntu ngiye ntago numva ukuntu cyakurikizwaga mu Balewi. Niba ariko cyahise cyambuka isezerano rya kera kikaza muri shya, ari nako nubundi kikiri gukurikizwa. Niyo makosa yabaye kudakurikiza amategeko yacu, kandi amategeko y'icacumi yatanzwe n'Imana muri Ancien Testament, nta yandi yatanzwe mu isezerano risha. Kuko Ancien Testament hariya haravuga ngo ntugasambane, kuva 20 umurongo waho wa 12:3 ntugasambane. Iyo ntugasambane na amategeko 10 yavuzwe n'Uwiteka ibwira Mose, ntabwo byavuyeho. Nuvuga ngo niba ijambo ry'Imana bavuga ntugasambane muri Ancien Testament, abantu botesa bavuga ntugasambane, nico cya 10 cyaratanzwe, ariko gihabwa amabwiriza ahubwo mu isezerano ririsha abagikoresha badakurikiza.
aho nico kibazo gusa ukuriye guhabwa icyacumi nuwo nguwo wiyangaje witanze akavuga ati biriya sinzabikora sinzakora iki sinzakora imirimo yanje nditanze kubw'umurimo w'Imana nzavuga ubutumwa Imana izambeshaho abo ngabo bakwiriye icyacumi kuko batagira indi mirimo ese babandi bahawe icyacumi nawe arahindukira nawe akajya gutanga icyacumi nawe araho ihindukira agatanga icyacumi icyo bita dime ya dime kirahaba baragitangaga ese ubundi bw'icyacumi gitangwa gute ubundi icyacumi ntabwo utanga kimwe cy'icumi cy'umutungo ufite ngo niba ufite amazi 10 ngo utange imwe oya ahubwo ni business ukoreye muri ya mazu uko yungutse inyungu yiyongere kuri ibyo wari ufite niyo ugaba kacu ugatanga kimwe cy'acumi niba rero ushoye miliyoni 3 mu bucuruzi ntabwo za miliyoni 3 arizo utangira icyacumi ahubwo inyungu yavuyemo niyo ukuba ugaba kacumi ugatanga icyacumi ni ku nyungu ntabwo ari kuri umutungo wawe ubwo hakaba hari inyungu ziteganyirijwe se wa muntu watanze icyacumi zirahari kuko gutanga nkuko byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 20:35 ngo gutanga guhesha ubugisha kurusha guhabwa iyo utanga rero urunguka iyo utanze mu byo umurimo urunguka uratubukirwa kandi ukarumbuka batanga mu amasho y'inka akagira ubuzima kandi akororoka ariko mu mugambi wo kubaka umurimo w'Imana bifite akamaro rero kuko gutanga guhesha umugisha nyine kurusha guhabwa iyo uhereje Imana ntabwo igusiga ubusa ku ijambo ry'Imana riravuga ngo n'abatanze meme igikombe cy'amazi bahereza abato muri mwe ni Matayo 10:42 nubwo wampereza amazi uko guhereza ko nyine gufite umugisha uko kubyemera ugahereza nubwo wakwemera guhereza utagira icyo guhereza umutima ukemera ugahereza nabyo bibonera umugisha kuko abantu bose ntibagira icyo gutanga nese ubwo wa muntu baravuze ngo njyewe sinzafata kimwe mu 10 ngaba ari cyo njya gutanga mu rusengero cyangwa ahandi hantu ariko ngiye nzajya ntanga mpereze abakene mpereze abantu batandukanye nizo mpamvu bavuze ngo muzane icyacumi n'amaturo nuko icyacumi cyari kigenewe abatambyi bakora ku murimo w'igicaniro amaturo agasaranganywa mu bakene bo muri iryo teraniro nizo mpamvu babitandukanije ese pastor ko cyera ubundi wasangaga abantu batura bakaza ukabona wenda nko ku rusengero hari ahantu abo batambyi baba bari umuntu ahagera akaruhukira bakaba bamwakira kuri bya bintu byo ku rusengero ibyo bintu kigiye byaba bikibaho ubundi nuko abantu bavanze nyine bakaja no mu mirimo yabo akanga kuyikora ari ku rusengero ariko ubundi itegeko riba ko umushumba w'itorero abaho ku rusengero abamukeneye bakamusanga ku rusengero ariko rero ko abantu bahisemo no gukora imirimo yabo bagiye kure nyine ikindi no gukiranuka kwabo hari ibyo bashatse wenda bimwe guhisha akabati bikorere kuri ariko umutambyi abakwiheba na pasiteri akwiriye kuba ku rusengero none cacaca ibihubwo kikamusanga ku rusengero kimugaburira n'abana be ubundi niko byari bikwiriye kuba hari ubwoko bwinshi bw'amaturo mu isezerano rya kera hari ubwoko 8 noneho ubutambyi bw'abarewi buvuyeho hasigaye itorero hasigara noneho ubwoko 6 nuvuga ngo hari ituro risimbura igitambo cy'ibyaha hari ituro risimbura igitambo cyo kwimenyaho urubanza hari ituro risimbura igitambo cyo koswa ayo maturo kwa ari ubwoko 3 yarahagaze kwimenyaho urubanza batagiye kwibigarara ngo kwishinganisha ntabwo ari byo kwishinganisha ntabwo ari ituro byarahagaze ibyo yahagaze muri Ancien Testament nyine ntabwo kwishinganisha igitambo cy'ibya kibaze kuba Kristo yitambye rimwe ko ntabwo bagitamba buri mwaka mu butambye ingira hera uko umwaka utashe nuko uvuga Kristo ajya ku musaraba yakuye igitambo cy'ibyaha kuko yitambye rimwe kubw'ibyaha by'abari mu isi bose abimpongano yabyo nicyo cyonyine yakuye oya nibigine byari bifite amashami 3 hari cyo koswa no kwimenyaho urubanza n'ibyaha ibyo nibyo yakuye nibyo ngibyo ibindi byo birakomeye nukuvuga ngo ituro ry'uko umuntu ari amahoro ryagumyeho umuhigo wagumyeho umuganura wagumyeho noneho nahongeraho ubwo nivuga butumwa none ni cacumi kigumaho ubwo se abantu baba bavuga bati n'ubundi mu byo Yesu yarangije
yavanyeho wenda umwenda ukingiriza ahera kugira ngo buri muntu wese yigerereho aze kwitambira ubwo ntibyaba birimo na bya bindi by'icyacumi n'ayandi maturo atandukanye nibyo ndavuze ngo agaciro k'isezerano risha umukozi w'Imana nta mbabazi yavuze ati hari amagambo yo mu mategeko y'ingenzi nanje nongeye kuyasura inyankawe amagambo yo mu mategeko y'ingenzi ico cyacumi ni gitangwe ariko mwibuke muhabanze amagambo yo mu mategeko y'ingenzi nukuvuga ngo ayo magambo ukuri imbabazi no gukiranuka bibanze bisasire ibyo mugiye gutanga noneho kuko ijambo ry'Imana rivuga hariya muri Matayo 5:23 ngo nujane ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari mugenzi we mugira ico mupfa nubango wenda watonganye n'umugore wenda watonganye na mugenzi we muturanye wenda urimo amadeni wananiwe kwishura ijambo ry'Imana riravuga ngo ubanze utekereze nta kibazo usize nta madeni warangije kurenza itariki yo kwishura yaba hari kw'iryo turo Imana itararyakira ituro rero ririmo ibice byinshi ushobora kuba uhajanye ijambo aho ku gicaniro tuvuga muri Nouveau Testament ushobora kuba uhajanye ubuhamya ushobora kuhajanye isengesho ushobora kuhajanye indirimbo ushobora kuhajanye ifaranga ayo yose ni amaturo y'igiciro imbere y'Uwiteka ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo biragira agaciro ari uko ntawe wasize mufitanye ikibazo inyuma nizo mpamvu Matayo 23:23 yavuze ngo habanze ukuri habanze imbabazi habanze gukiranuka noneho ubona ujane ya ndirimbo ujane rya sengesho ujane bwa buhamya ujane rya faranga nibwo riragira inzira rinyuramo kuko na Paulo yabivuzeho mu Baroma ibice 12 avuga ko ibitambo bizima ari imibiri yacu Abaroma 12:1 kugeza kwa 3 ibitambo bishimwa kandi bizima ni imibiri yacu kuja gutura ituro rero warwanye turakiranuka n'uwo mwarwanye kuja gutura ituro hari uwo wambuye kuja gutura ituro hari ibyahuta utihanye ntabwo iryo turo ryakirwa imbere y'Uwiteka nizo mpamvu habanje ukuri imbabazi no gukiranuka umuntu se wabifata ibyo ngibyo reka mvuge ngo akabihinduranya akavuga ati none ngewe aho kugira ngo nje gukora ibyo bindi bari kuvuga reka nkiranuka ngo nyine ugakiranuka ukabona ukajana ibyo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo na bya bindi ntibubireke ntabwo Yesu yadutegetse ngo bya bindi byo biteshe agaciro mu bireke ahubwo yavuze na bya bindi mwashiraga imbere ntimubireke ariko bye gutiyesha agaciro amagambo yo mu mategeko yanje akomeye no kuvuga ngo igihe cyose umuntu azubahiriza gutanga icyo cyacumi nabwo se ntabwo byabihurira nuko umuntu ashobora kuba asenga n'urugero ariko mu gusenga kwe cyacumi n'amaturo akabyihorera kubitanga igihe atabitanze ubwo byagahura nabyo wenda aracuruje arahombye ubwo hari ahantu bihurira na cyacumi atatanga ntaho bihurira kuko abapagani baturusha kunguka mu by'isi abapagani bacuruza badatinya baturusha kunguka ariko ijambo riri muri Matayo ibice 5 umurongo waho wa 43 abango mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde bugenze wangu umwanzi wawe ariko nje ndavuze ngo musabire mukunda abanzi banyu musabira ababarengajya kugira ngo mwitwe abana baso mu ijuru kuko Imana nayo izi ko turi babi bamwe muri twe ariko izuba rigiye kuva turi hawe n'Uwiteka ntabwo igabanya ku banyabyaha ngo none ishireho imbaraga ku bakiranutsi ngo bo bazeze kurusha abanyabyaha iyo bahinze mu kibaya kimwe ari igihe cyo kurumba birarumba byose ari igihe cyo kweza mwese mureze iyo agiye kubavubira imvura ntabwo ivangwa abampe mukiye ntabwo ndabavubira imvura oya ahubwo Imana ibavubira imvura kimwe ikabavishiriza izuba nizo mpamvu ro business z'isi uzahasoma neza muri Luka ice ca 4 umurongo wa 5 Satani ajana Yesu hejuru ku gasongero akamwereka ubutunzi bwuzuye isi akamubwira ati biriya byose kuko yarabimweretse n'ubwiza bwabyo aravuga ati nupfuka mukandamya ndabiguha byose kuko ari nje wabigabanye ira jambo rimpa ubundi busobanuro bukomeye Satani abwira Yesu ngo ndabiguha kuko ari nje wabigabanye bisobanura ngo ubutunzi bw'isi Satani abufite y'imbaraga ashobora kuha abo yishakiye
ariko byose bikaba mu maboko y'Imana. Usenga yakira Imana, n'ucuna agakira, n'uwica abantu agakira, n'uraguza agakira, n'uririmbira Imana agakira, n'uramya Imana agakira. Nuvuga ngo iby'isi byo tukabisaranganya tukabigabana. Ntabwo rero Imana yashizeho ingabano zo kuvuga ngo abanyubaha ku isi bazagira byinshi ku isi, kuko Imana icyo yaduteguriye cy'akarusho twiratana. Pawulo yaravuze ngo nirata umusaraba wa Kristo, natwe twiratana ubugingo buhoraho. Umukristo uri mu rugendo rwo kujya mu ijuru ntabwo yiratana umubare w'inka, ntabwo yiratana umubare w'amazu, ntabwo yiratana umubare w'amasambu, yiratana ubugingo buhoraho. Nizo mpamvu Pawulo avuga ngo icyarinda muyanje nagitekereje ko ari igihombo. Yari yarangije kugereranya iby'isi yabayemo, akaba yarabiriye akabinoza akabisoza, ariko abona Yesu Kristo utanga ubugingo ko ari we butunzi butagira akagero, arabigereranya. Ndetse hubwo kuko urwandiko rw'Abafilipi yabivuze barari mu nzu y'imbohe, aravuga igice cya mbere ku murongo waho wa 21 kugeza ku 23 avuga ngo erega njyewe kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu, ariko aravuga ngo niba kubaho kwanje muri uyu mubiri byarushaho kongera kwera imbuto z'umurimo nahamagariwe, ngo sinzi ico nahitamo, ico nakwifuza kwa kugenda nkabana na Yesu. Nuvuga ngo kuri Paulo kubana na Yesu byari biruta ubwo butunzi bw'isi. Umukristo rero wageze ku musaraba yumva kubana na Yesu biruta ubutunzi bw'isi abantu batekereza. Ngira ngo iryo jambo ryabaye kuri Mose yaramaze kwemerwa dini manière authentique ko ari umwuzukuru wa Farawo, umwana w'umukobwa wa Farawo. Bwari ubutunzi bwinshi kuko yari yanarize, yagombye no gufata ubutegetsi akayobora Egiputa iyo abyemera. Ariko ijambo yavuze mu Baheburayo igice cya 11 murongo 24 havuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo ahubwo ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, aburutisha kumara umunezero w'igihe gito ngo ariko w'ibyaha, ngo kuko yatekerezaga niko handitse ngo ko gutukwa bamuhora Kristo ngo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa bwose, kubera ngo yatumbiraga ingororano agiye kuzahabwa. Iyo udatumbiriye ibizaza ugatumbira ibyo ureba n'amaso y'umubiri, nyine ntabwo utera intambwe. Icyatumaga abayohana bagira guhamya kwiza na ba Paulo bagira guhamya kwiza, yagiraga kujanwa akitegereza ubutunzi butagira akagero, akitegereza raguruware icubahiro c'ijuru, akakireba, yabona ubwiza bwaho, akabona atabigurana ibi by'isi, akaza yazinutswe, akavuga ataho kugira ngo nzahombe hariya narangije kurabukwa mbona aho tuzaba, aho kugira ngo nzahombe hari ahantu ubwiza bwaho nabonye, nemeye no guhara n'uyu mubiri wanje ndi hano mu isi, ariko nzagere hariya ahantu. Mose rero yaravuga ati bura Egiputa ikize, niyo umuryango yawe ko wahungiye baje gufunguza, yagombye gufata ubutegetsi no kwitwa umwuzukuru wa Farawo byari iby'igiciro cyinshi, ariko aravuga ngo nanga kubigurana umunezero w'igihe gito kandi w'ibyaha. Kuko Egiputa yashushanya isi y'ibyaha, Farawo agashushanya Satani, ariko Kanani bajagamo yashushanya Kanani y'isi. Mose rero arareba, agira intumbero yo kureba ibiri imbere, abona ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa bafite bose kubana n'Imana. Arahakana, aja mu ruhande rw'ubwoko bwe. Nizo mpamvu hariya rukavuze ngo amujana kugasongera amwereka ubutunzi n'icubahiro cabwo, avuze ngo numfukamira ukandamya ngo kuko nabigabanye. Ntabwo Yesu yamugishije impaka wavuge ngo wabugabaniye, nuko Yesu yarazi ko n'abapagani ubwo kireba bufite ubwo butunzi, n'abapagani barabufite. Ubwo nicyo bisobanura ntago uko Satani yagabanye isi, yarayigabanye kuko n'abaraguza barabubona. Yego. Ariko Imana kuko ibitegeka igatanga ibiri mu bugingo, kandi iby'Imana bigahoraho kuko bitanga amahoro, bigatanga umutekano, bigatanga kunyurwa, byo bigahoraho. Kuvuga ngo umuntu ni umukristo ntabwo arangwa nyine n'umubare w'ibintu, ahubwo arangwa n'amahoro yaboneye muri Yesu Kristo. Uko Yesu Kristo yaravuze ngo mbasigiye amahoro kandi sinyatanga nk'uko abisi bayatanga. Abisi batanga amahoro y'igihe gito, ariko Yesu Kristo atanga amahoro y'iteka. Umuntu rero wageze ku mahoro atangwa na Yesu niwo wageze ku butunzi butagira akagero,
Pastor murakoze kudusobanurira kuri ano magambo cyane, numva sinzi niba watanga nimero ni bindi bitandukanye kugira ngo wenda abantu bazajye bagukurikira, abaza kubona iki kiganiro wenda hari umuntu ushobora kuza aribwo bwa mbere agikandaho agahita abona yuko wenda mwasobanuye icya 10, akaba hari ubundi busobanuro ashaka kukibonaho burambuye, ndumva mwamuhereza wenda adresse zanyu, cyane ko wenda no muri comment bazajya bacamo nabwo bakatubaza. Twaganiriye mu buryo buhinnye ku cya 10, bamwe bavuga ko cavuyeho, abandi bavuga ko kiriho, ariko ntabwo cavuyeho, ariko inzira zo kugitangamo nizo Yesu yashatse kuvugurura ariko atagikuyeho, nico nashatse kuvuga. Uyu munsi wa none rero umuganura uremewe, ituro ry'ukundara amahoro riremewe, umuhigo uremewe, ituro ry'umutima ukunze riremewe, n'icya 10 cy'Uwiteka kiremewe. Noneho rero amabwiriza mu gutegeka kwa kabiri ibice 14 umurongo wa 28 kugera 29 hari amagambo meza hari uburyo kigomba gukoreshwa. Abapasiteri batagira indi mirimo bakaba bararahiye ko batazagabana kuri gakondo y'abasekuruza, bakaba barabirahiriye, bakaba badacuruza, bakwiriye kurya icya 10. Ariko icya 10 cyabaga kimaze gutangwa ntabwo cyagombaga kurya abatambyi gusa, bagomba kugabana n'abapfakazi basengeraho, n'imfubyi zabo bapfakazi zisengeraho, n'abanyamahanga batagira gakondo muri icyo gihugu. Byanditswe mu gutegeka kwa kabiri igice cyawo cya 14 umurongo wa 28 n'uwa 29. Akira icyo cya 10 nk'umushumba w'itorero, ariko uzirikana umupfakazi uri muri iryo torero, uzirikana imfubyi ko yacikishije amashuri, uzirikane wa munyamahanga utagira gakondo usengeraho. Ijambo ry'Imana ritegeka ko abo bantu bagomba gusaranganya. Abakene rero bahari amaturo asanzwe, ariko uretse aya maturo dutanga hari n'andi maturo y'ingoboka. Ibikorwa by'iterambere ntabwo ari icyaha ku itorero. Kuvuga ngo twubake ikintu ku itorero, twubake biro, ntabwo ari ikibazo. Amaturo y'ingoboka rero nayabaho adahoraho. Niba mushaka kohereza umuvugabutumwa muri Zimbabwe mukamona ko hakenewe ubutumwa bwiza, itorero riricara, komite igatekereza, hakagira kwitanga, wa muvugabutumwa akaja muri Zimbabwe akavuga ubutumwa bwiza ku bw'aya maturo atanzwe n'abera, itorero ryamwohereje ryamuhaye rekomandasiyo ubuhamya, bagatanga amafaranga ariko adahoraho. Ayo nandi misanzu. Iyo rero bashaka korora ari nkinka ntabwo zaba ari za pasiteri, ahubwo aba ari iz'itorero, zikaba zagoboka abana barwaye bwaki b'iryo torero. Ibyo nabyo ni umushinga Imana yakwishimira. Abana bari mu itorero ntibarware bwaki, abana b'abakristo ntibacikisha amashuri, kandi itorero naryo ari umuryango. Niba yaravuye mu muryango atishoboye akagana umuryango, kandi uwo muryango ukaba uri muri Kristo, ntabwo umwana w'umukene yari akwiriye gucikisha amashuri. Nizo mpamvu iriya tegeko Mose yanditse hariya rivuga ngo uwo mutambyi nasaranganye n'umupfakazi, asaranganye n'imfubyi, asaranganye n'umunyamahanga, kwari kugira ngo abantu bose bahabwe uko bakenye, nk'uko itorero ry'intumwa ryabigenzaga, bahabwe ibikwiye kandi bafashwe. Ubwo rero pasiteri warya icya 10 kibagiye umupfakazi nawe afite ikibazo. Pasiteri warya icya 10 agihabwa abana b'abakene basengera bagacikisha amashuri nawe afite ikibazo. Umunyamahanga wahakiriwe utagira gakondo nawe atakiriwe ngo abone uruhare kuri cya 10, uwo mupasiteri uyobora nawe afite ikibazo. Kiragomba gutangwa ariko kigakoreshwa mu buryo w'amategeko y'Abalewi, ko nta yandi mategeko Yesu Kristo yatanze yo kugera icya 10 muri Nouveau Testament. Tugomba kugenderaho ku mategeko yatanzwe cyane. Noneho rero icya 10 uburyo twavuze ngo niba wagiteguye agitanga mu gitondo ntabwo byemeye ngo uburare gihari, ahubwo uragikoresha. Ariko umubare w'27 umurongo wa 28 kugeza 32 hakavuga ko niba ari amafaranga uyishurana na 1/5 cayagombye gutangwa, ariko bitagira igihe, ushobora kuyatindana, ntabwo ari icyaha wayabuze. Ariko igihe wayabonye ukishurana na 1/5, niba ari inka y'imbyeyi wari ushaka gutanga nk'icya 10 ariko ikagwa kwikamirwa abana, Bibiliya yemera kuyigombora, ariko ukayigombora na 1/5 cyayo.
ubwo rero kuko icyacuma ari ku nyungu ntabwo icyacuma ari ku butunzi bwose dufite ahubwo niyo wakoze ukunguka noneho rero uwo mushumba urya icyacuma kiberwa abapfakazi cyangwa imfubyi cyangwa abanyamahanga uwo afite urubanza rwe ukwe ariko abatanga icyacumi kuko uwo muntu yiyeguriye umurimo w'Imana akaba atagira indi bizinesi abo nabo badatanga bazabibazwa kandi n'isezerano ry'ukuri ry'umugisha nuko n'uwatanze bagakoresha nabi ntibituma atabona umugisha abakristo rero basubira inyuma iyo babona wenda uwakiriye icyacuma adakora ibyo bishimira ntabwo ari by'abatanga icyacumi bashinzwe kumenya wowe uratanga wamara gutanga Imana ikaguha umugisha mu byo ugerageza gukora byose ariko ntuvuga ngo natanze amafaranga umugore wa pastor yambaye umwenda uhenze uko ni ugucika intege kw'abakristo bitewe nuko batumvise ijambo nawe arabagaburira ijambo ry'Imana kandi mu Bakorinto wa mbere igice cya 9 ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 20 haravuga ngo uturutse ku murongo wa 11 n'uwa 14 ababibye iby'umwuka bakwiriye gusarura iby'umubiri kuko niba yavuze amagambo abwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana abantu bagafashwa ariko niba bafashwe bakijijwe barakwiriye gutekereza ku buzima bw'uwo muntu nabo bagatanga ico cacumi c'Uwiteka uko bafashwa yigisha ijambo ry'Imana ukabasura mu ngo akabasengera bagafashwa bari bakwiriye gutegura ico gutunga umubiri wa wundi watambye ijambo ry'Imana cyangwa se watanze iryo sengesho nawe akwiriye gutabarwa muri ubwo buryo none itorero rikubakwa muri ubwo buryo ntabwo ari iby'abakristo gukurikirana iby'icacumi gikora ariko n'uwacakiriye akwiye kugikoresha ku buryo itorero ryose rituwukirwa icyo nagira inama rero abera batwumva bari hirya no hino nuko bakwemera gutanga icacumi kagira inama abayobozi b'amatorero kugikoresha nk'uko amategeko y'Imana avuga murakoze cyane pastor murakoze namwe ntago muza gutanga adresse za ni Pastor Mpazibirego Pierre nimero ya WhatsApp ni 0786 669 0786 kubifuza kubaza ikibazo cy'uruhande mu buryo bwo gusobanukirwa uko icacumi kikwiriye gukora mu itorero mwahamagara kuri 0783 40 70 gatatu 0783 murakoze Imana ibaye kugubwa neza muzirikana icacumi c'Uwiteka namwe bene data bakora umurimo w'Imana w'ubutambyi muzirikane kugikoresha nk'uko amategeko y'Imana avuga Imana iduhana umugisha twese mu izina rya Yesu. Pastor urakoze nuko numva babanza ko dusengera mbere yuko dutandukana wadusengera dusoza. Imana data wa twese uri mu ijuru uri Imana ikomeye uri Imana yaduhamagaye kugira ngo tubishanga ryawe tuba batambye ubwami twamamaza ishimwe ryawe waduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza kuri icano ya gusenga everyday turasaba kugira ngo mwami imbaraga zawe zije mu ijambo ryawe kwaduha amasezerano ngo abantu bose bafite inyota bakwegere ngo abakwizera imigezi y'amazi atemba iva mu nda yabo werekeje ku mwuka yari ugiye kumanukira abigishwa akakanya ijambo ryawe Mana ndakwingize kugira ngo herekezwe n'imbaraga zawe kugira ngo rishoho kwemeza imitima ya benshi abaryumva bari mu duce dutandukanye ku ijambo ryawe rigira imbaraga kandi ubera hose icarimwe abarushoho kwemezwa n'ijambo ryawe biramugisha ku itorero kandi bazahabwa ubugingo buhoraho urakoze kubyemeye kandi kurakora ibiruta ibyo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amena. Murakoze pastor. Gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga